simbona rero ikintu kiguhungabanije gituma uhora umeze utyo urekereje umutima uticaye hamwe ngo uhora ureba ngo ariko ngo buri umugabo wanjye ngo ko nabonye avugana na Jory ngo se ngo ko nabonye ngo amenya telefone. No, shyira umutima wawe hamwe umenye ngo gukunda abana nawe bariya bose bari bahari. Bakunze ba Team TV, ashimwe, ahabwa icyubahiro cyane. Muraho muri amahoro. Shalom shalom. Shima Imana yo kubwe umunsi mwiza yaturemeye nanone, umunsi w'umunezero, umunsi w'amahoro, umunsi umeze neza, nta mvura nyinshi, nta zuba ryinshi. Ni ukuri ni umunsi mwiza wa Data yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Mwese ntangiye mbasuhuza mu izina rya Yesu aho muri hose mu Rwanda, mu mahanga, abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, ndabasuhuje mwese kandi nejejwe no kongera kubana namwe uyu munsi. Abakozi ba Team TV rero ni ukuri ndongera kubibutsa ko muri ahantu h'umumaro cyane, muri umugisha kuri twebwe, muri nkoramutima zacu, muri nkomezi zacu, ni ukuri muradushyigikira tukumva turashyigikiwe. Tunezezwa cyane rero n'uburyo tubona mudukurikira, mukora za like, share, mugakora comment, mugakora subscribe. Iyo tubona hirya no hino ibiganiro bicicikana, ni ukuri bigenda kandi tukaza kumva icyo byamaze, ni ukuri dusanga murabo gushimira ibihe byose. Ni ukuri ntabwo twifata for granted cyangwa tuyifate gutyo gusa ngo twumve yuko ari ibintu byoroshye. Njye mpora mbabwira ngo Team TV ntacyo yabimaze, nta nubwo yabaho, nta nubwo yamara kabiri mudahari. Rero ndabashimiye cyane kandi ndabasabira umugisha cyane. Imana ibaha umugisha, Imana iha umugisha kapo zonzi zijya zinkurikira kandi zikaduha na feedback, zikavuga iki biganiro byacu bizimariye. Imana iha umugisha abakobwa n'abahungu, abagabo n'abagore, abakozi b'Imana hirya no hino tujya tuganira. Arya magambo yo mumbwira niyo magambo ansunikira gukomeza kumva ko ntarambiwe, ntacitse intege, nkomeje muri uyu murimo wo gukomeza kujya inama, nkumva yuko hari icyo bimaze. Burya rero iyo ukora umurimo ukabura rwose ikintu kigaragaza yuko uwo murimo ukora ufite umumaro, hari ukuntu ucika intege, ukumva nubwo birimo nyine uragenda bigura intege, ukumva mu by'ukuri ubirimo ariko ntabwo nyine bigenda. Ugakomeza nyine ukayibamo ukavuga uti nta kundi ngomba kubibamo, nta kundi. Ariko twebwe Team TV turakomeje kubera mwebwe. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Rero nkuko menyereye ni Mma Ganza, ni Jory, ni umuganwa cyangwa Auntie J. Uyu munsi rero insanganyamatsiko mfite iravuga ngo mugore hagarara neza mu muhamagaro wawe. Nta wundi muhamagaro mvuga, ntabwo ari wa muhamagaro wo gusenga, wo kwinginga, wo kuramya, wo umuhamagaro wawe ku mugore nk'uko Imana yakuremye uri umugore. Niyo mpamvu naje vuga uyu munsi ngo hagarara neza, shikama mu muhamagaro wawe wo kuba umugore. Hagarara neza muri uwo muhamagaro, hagarara neza muri uwo murimo Imana yaguhaye. Navuze ngo uyu munsi ndashaka kuganira n'umugore, umugabo, umugore washatse, umugore uri mu rugo adakebaguza, atumva yuko hari uwo yibye cyangwa se atumva ko wa mugore nyine washatse agasabwa, agakobwa, akajya mu rugo. Nuko uyu munsi rero akaba urimo ari umugore, wa mugore uri muri urwo rugo aticaye ngo arambye, ahubwo akaba urimo ari n'umuntu umukozi ufite imirimo itandukanye hirya no hino yo kwiteza imbere. Umugore rero na wa wundi utagafite ka kazi, na wa wundi ugafite, wa mugore ufite abana, na wa wundi ugitegereje umugisha w'Imana yamugeneye nubwo igihe cyo kitaragera, ariko wa mugore uri mu rugo ndagira ngo tuganire nkubwire ngo hagarara neza muri uwo muhamagaro wawe. Naje rero gusanga hari imihamagaro myinshi, hari impano nyinshi duhabwa zitandukanye. Ndavuga nyine ubwo
impano y'umuhamagaro mbere ndavuga impano hari impano nyinshi hari impano yo kuririmba hari impano ariko nje mbona nanone niyi nayo ari impano Imana yaduhaye yo kuba abagore rero umugore aho uvukagera ndagusabye ndakwinginze ngo ushime Imana yakugize umugore abagore njye nicara ngasanga turi abantu badasanzwe turi abantu b'Uwiteka yaremye yitayeho nokuri turi abantu badasanzwe sinzi nari ujye ubibona jyenyine ako muzarebe nta muhungu ushobora guca ahantu cyangwa umugabo ngo ubone abagore bakurikije amaso cyangwa abahungu bagenzi bakurikije amaso cyangwa abagabo oya ako uzareba aho umugore aciye uwo ari we wese byandi byo tujya twita amazina nk'abana b'abantu tugira amazina duhimba ngo uyu ni mubi uyu ni mugufi yarirabura uyu ni inzobe uyu ngo yateye nabi uyu nguyu nta kibuno uyu nguyu nta taye nziza oya uzarebe umugore ahava akagera iyo atambutse gusa buri muntu wese akurikiza amaso cyo kiye kinyereka rero ngo turi abantu badasanzwe turi abantu nyine Imana yaremye yafashe umwanya yadutekerejeho nje rero hari ubwo nje nicara nkumva nshimishijwe no kuba ndi umugore uwo ndiwe nkumva mbishimiye Imana rero wa mugore we cyambere nshaka kugira ngo tuganire ndashaka kwibutsa mbere y'uko ubana n'uwo mugabo hari uwo yakubonyemo uwo mugabo katuvuge yahuye nawe wirabura uwo mugabo yahuye nawe wimakiye uwo mugabo yahuye nawe se utimakiye uwo mugabo yahuye nawe wambaye neza uwo mugabo se yahuye nawe utambaye neza uwo mugabo mwahuriye se mu murima uwo mugabo se mwahuriye muri business mwahuriye aho mwahuriye niwo uhazi ndagira ngo nganire nawe rero nkwibutse ngo icyo gihe muhura hari uburyo mumaze gusa naho mucometse muhuje hari icyatumye wemera yuko umubera umugore nagira nkwibutse iki kintu uyu munsi rero wibuke icyatumye wemera kumubera umugore wibuke icyatumye wemera akakubera umugabo hari ubwo Satani ageze akatwongorera agafata cya kintu cyiza cya kiraro mwaciyeho kugira ngo muze muhure mwari babiri mu bumwe akagisenya kugisenya ni nkuko twavuga ikiraro gifatika kuba yaza akakirimbura pe niba ari imodoka yahaciye ukajya kumva itangazo ngo uyu munsi ikiraro cyahanaha cyangiritse nta modoka yahaci igenda cyangwa igaruka ahubwo murebe n'inzira yo mukoresha rero no kuvuga ngo no mu buzima bwacu hari ikiraro gihe cyo mbona ko kiba cyaraduhuje kugira ngo twari babiri akabiwabo nkabiwacu tukaza twemeranya tukaba nk'umugore n'umugabo mu nzu tugahinduka umwe icyo kiraro hari ubwo Satani nta nubwo hari ubwo akenshi arakigenza cyane ntabwo anezezwa nuko icyo kiraro cyagumaho kugira ngo gihore kiduhuza gihore kitwibutsa gihore reka nguhe nk'urugero hari souvenir abantu bajya baduha zitandukanye hari impano abantu bashaka kuguha ukaba uri nko mu murimo runaka cyangwa mu gihugu runaka cyangwa mu rusengero runaka cyangwa bakaguha impano burya impano buri gihe uyirebyeho gutya bituma wibuka neza aho wayiherewe n'impamvu wayihawe niba wari mu murimo bikongera imbaraga zo kugira ngo ukomeze muri urwo rugendo niba ari cya kintu iyo ukibutse gutya kikuremamo izindi mbaraga zo kugira ngo ugende wumva udacogoye rero n'iki kiraro nacyo cy'urukundo cyaduhuje iyo ugize utyo ukibuka uko mwahuye ukibuka icyabahuje ukibuka icyatumye muhura hari ubwo ushobora kuba uri mu bibazo hari ubwo ushobora kubona wamuzinutswe hari ubwo ushobora kubona pepe wazinutswe wumva igisigaye ari uguhambira ukagenda ariko ni ukuri icyo kiraro gusa kuva kikiriho kikongera kikakugaruramo ibyiringiro ndetse n'urukundo ndetse n'izindi mbaraga zo kumva ko mwakomezanya nk'umugabo n'umugore rero mugore ndagira nkwibutse ngo ukomere cyane kuri icyo kiraro cyawe wibuke ujye uzirikane icyatumye muhura nikigira ikintu kibahungabanya nihagira ikibasenya ujye wongere wibuke uti harya uyu mugabo ko hari abakobwa benshi ko hari abakobwa bonzi runaka icyo kintu nigihora giklikinga muri wowe kigahora kikwibutsa yuko wa mugabo kubana nawe atari par accident nukuri uzajya wumva hari impamvu wumve hari kiremetse muri wowe wumve hari impamvu yo gukomezanya n'uwo mugabo kandi akuryoheye kandi akuguye neza rero
ndabasabye ngo muzirikane icyo kintu. Icya kabiri ngira ngo muzirikane, ibuka uwo mugabo muhura uko wasaga. Niba yaragukunze wirabura, niki gituma witukuza? Niki gituma wumva yuko uyu munsi ashobora kuba arimo areba cyane jori w'igituku, wimaka iminwa itukura, mutwe hatukuye, mutwe yogosha uruhande rumwe, urundi akarusiga umusatsi, wundi umusatsi umeze utya, kuki ureba yuko ashobora kuba areba jori? Ese wibaza yuko agushaka jori atarahari? Ese ntanashobora kuba ari umwe mu nshuti ze? Kuki se atamushatse? Simbona rero ikintu kiguhungabanije gituma uhora umeze utyo urekereje, umutima uticaye hamwe, ngo uhora ureba ngo ariko ngo buri umugabo wanjye ngo ko nabonye avugana na Jori, ngo se ngo ko nabonye ngo amenya telefone. No, shyira umutima wawe hamwe, umenye ngo gukunda abana nawe bariya bose bari bahari. Icyo yagukundiye, icyo cyatumye mubana kiracyari hariya. Wigihungabanya ubwawe, wikwibera umuhoro utema cya kiraro cyabahuje kugira ngo ushobore kuba watuma umwe ahera iburyo cyangwa undi ahera ibumoso. Oya, zirikana yuko uko yagusanze usa, nukuri uko yakwakiriye usa, ibyo yakwakiriye ufite, nta cyagatumye umunsi abizinuka. Oya, ahubwo jewe mbona yuko hari ubwo bwacu dushobora gutuma abizinukwa. Uzarebe hari ubwo mushobora gupfa kabisa ikintu cyo wahinduyeho, akavuga ati ko nagusanze uri wirabura, niki cyatumye wumva yuko ukeneye guhinduka ngo ube inzobe? Ntimwabyumvikanyeho, ayenda yagiye nka safari, yagiye mu safari, aragarutse asanze wabaye inzobe. Yagusize uri umukobwa mwiza udefirije cyangwa ufite naturere, aragarutse asanze wogosha uruhande rumwe, ntuzi ibyo akunda. Yenda yagukunze kubera ko ufite naturere, yenda yagukunze kubera ko umusatsi wawe umeze utyo, yenda uko yagukunze niki gitumye umuhindurira, uko yakunze wowe original niki gitumye umuhereza wowe pirate. Rero ndagusabye ngo nyamuneka zirikana cyane yuko agukunda, ntabwo ari agahato, ntabwo wamuhase nta nundi wamuhase, ahubwo ko Imana yamukuzaniye nawe uko yakwemeye. Nuko nguko nasabaga kugira ngo wumve ubizirikanye kandi ubiha agaciro, bitume mugumana anezerewe nawe unezerewe. Ndakwibutsa yuko gukunda, niba yaragukunze uri umuririmbyi, nyamuneka haranira cyane kuguma muri wa murimo, ahari nicyo cyatumye agukunda. Hari ubwo rega twibyibukiranye tuvugisha ukuri, turi abana b'abantu. Uwiteka ni ugena, ni nawe utanga umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Ariko nanone twigira gutya ngo uve mu kintu cyatumye muhura, ahari niyo ntuze yanyu bahuza, nicyo kintu kibahuza gituma rwa rukundo rwanyu rurushaho kwiyongera. We rero gerageza wibireka, haranira cyane kubigumamo, nubwo yenda bigoye, nubwo inshingano ziyongereye, ako ni yaragukunze ucuruza. Wivuga ngo none nageze mu rugo ngo urambye, utera inzara, witukuze, ube umukobwa mwiza, wicara urambye. Ahari umugabo yagukundiye kuri umukozi, aravuga ati nidushyira hamwe tuzagera kure. None uyu munsi uraryamye, ese ubwo koko nagira gutya ejo ibintu bigahinduka mu mutwe, uzavuga ngo niwe? Rero reka ngusabe ngo uko yagukunze uri, uko wari umeze, wowe ukabyara we, haranira cyane gukomeza aho hantu ho yagusanze, uhasigasire, mbese uhanogereze, uhasige, uharanire cyane kandi kumenya koko ngo niki cyatumye agukunda. Kizatuma rero ukomeza kubana nawe munezerewe muri ubuzima bwiza. Ariko hari ubwo tugereyo tukirara, yagukundiye yenda kuba wimakiye, wagereyo ko wagezeyo uri mama runaka, abana babaye 2, 3, 4, ugatangira yaza agasanga reka da, yagera mu nzu agasanga isahani iri hano, igikombe kiri hano, yagera muri jaride agasanga ibyatsi bimeze. Reka nkubwire, twiriranwa nabo ku mirimo, tubana twese mu mirimo, buri umwe ubu ngo afite ibyo akora, kuri wa wundi wagize amahirwe akagira icyo akora. Ariko reka nkubwire ngo hama cyane kuri ya nshingano yawe yo kuba uri umugore, bikomereho. Muririranwa, murakora imirimo mwese, ariko reka nkubwire ngo nta kizakuraho yuko uri umugore. Ntabwo akwiye kuza ngo asange igikombe n'isahani yo nimutungu kuvuga uti ese kubera iki nawe uhita umubaza uti ese kubera iki wumbaza isahani n'iki byo usanze ntituvanye ku murimo. Oya, ibuka kuri umugore, ukomere kuri urwo rufatizo rwawe. Umugabo burya nubwo bwose twese twiriwe hariya, ariko burya abagabo ni abantu bakunda isuku, ni abantu bakunda amahoro,
ni abantu bakunda ibyiza gusa. Rero turananiwe yenda turarushye twese kimwe dukora imirimo ikomeye kimwe, ariko zirikana ume kuri urwo rufatiro rwawe rwo kuba umugore, bizatuma urugo rwawe ruhora ari rwiza, bizatuma urugo rwawe ruhora ruryoshye. Ubwo ndavuga urukundo rwawe hagati yawe n'umugabo wawe, muzahora muryohewe. Abantu bavuge ntujya wumva se bavuga ngo ya nyirarunaka yamushyize mu icupa umugabo wereka no, rya cupa ryo wamushyizemo nta rindi, ni ibyiza by'umukorera, ni ukubungabunga cya kindi cyatumye mumenyana, ni uguhama ku rutare rwawe, guhama ku mpamvu yawe, guhama ku nshingano yawe yo kuba umugore. Rero wananirwa, ibuka ko mu gikoni harakureba, wananirwa mu cyumba harakureba, wananirwa muri salo harakureba, wananirwa gadeni harakureba, wananirwa iby'urugo byose birakureba. Kubera iki? Uri umufasha. Rero dukomere kuri gahunda yacu y'Imana yaturemeye kuba abafasha. Twishaka kuba rya josi rikura ngo risumbe ijosi. Ushobora kuba rwose uri umuyobozi, ushobora kuba uri umuntu ukomeye, ushobora yenda bari n'umuntu woroheje cyangwa iki, yenda adafite n'inshingano nyinshi nk'izawe, mubwira ngo wowe nta nshingano nyinshi ufite ngo kuki ubundi oya. Kandi reka mbabwire, bano bagabo bacu n'abana beza, iyo umuremyemo n'uwo mwuka w'ubufatanye, ni ukuri pe birafata kandi bigakora, ku buryo wagira utyo abukuraho iki akabakuraho iki wabo, ariko igihe cyabikubwiye akabona unegetse ijosi, ni ukuri bizatuma n'icyo yakagufashije atakigufasha. So reka no kubatindira, mbabwire ngo icyari kinzanye uyu munsi ni ukubabwira ngo tugume ku rufatiro rwacu rwo kuba abafasha. Umuntu waje gufasha umuntu afite icyo yari afite, rero reka tugikomereho. Wa mugabo waje kubana nawe ni ukugira ngo umufashe ibyawe byaramunaniye, ahari ibyo bikombe n'amasahane muri salo byawe byaramunaniye kumenya ko bigomba kuhava, ahari ibyo sogisi yataye n'indi hariya cyangwa isengeri n'ibindi, nuko byari nyine n'umugabo ubwo ni karemano yenda ntabishoboye. Hari n'abagabo baturusha isuku gasanga two twose, ahubwo niwe utwishyira ku murongo. Ariko mugore mwiza, hama ku rufatiro rwawe rwo kuba umufasha. Rero Imana ibaha umugisha, ntabwo ngiye kubatindira, ndabasaba ngo muzaduhe feedback y'iki kiganiro, mutubwire ese murabyumva gute, ese hari impamvu yo kuguma nsa nk'uko umugabo yansanze sa, ese hari impamvu yo gukomera kuri urwo rufatiro rwo kumufasha, ese hari impamvu yo kuba ndi managing director hano cyangwa CEO, umugabo wanjye ari makanika cyangwa ari aciriritse ari hepfo aho, hari impamvu yo kumwubaha, hari impamvu yo kumushyira hejuru, hari impamvu yo kumuha ako gaciro, ese niwe ukwiye kunyubaha, ese niwe ukwiye no. Tubisubiremo twitekerezeho, turebe ngo kuba umugore bivuze iki, kuba umufasha bisobanuye iki. Ni uko tuguma ku rufatiro rwacu, ni ukuri tuzubaka kandi ruzakomera. Imana yo mu ijuru duhana umugisha.